nagira ngo dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 15 umurongo wa 58. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 15 umurongo wa 58. Haravuga ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. Iyo urebye isengesho rya data wa twese, ijambo rya mbere ribanza riravuga ngo data wa twese agomba kubanza kukubyara, agomba kugirana isano n'Imana. Imbere y'uko ukorera Imana ukwiye kubanza kugirana isano, kuba waravutse. Hano ntekereza ko hari abantu benshi binjiye mu itorero, bakinjira mu idini, ariko batinjiye muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri batavutse. Biroroshe kubimenya. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Uramutse warinjiye muri Kristo Yesu, icyo gihe waba waravutse. Ibyo hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yahindutse kuba mwene data. Yohana igice cya mbere haravuga ngo bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ko hari igihe bahuye na Yesu abahishurira ibyaha byabo, bamenya ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, bagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, biyemeza kuva byabo. Icyo gihe batera intambwe yo kwizera amaraso Yesu nk'igitambo kizima, hanyuma batura ibyaha bakoze, baba baravutse, bababaye bene data. Imbere y'uko dukorera Imana dukwiye kubanza kureba niba twaravutse dufite isano n'uwo dukorera, kuko ushobora gukorera Imana udafitanye isano nayo. Kandi kuko Imana ifite ikibazo cy'abakozi benshi, abakozi bake, ishobora gukoresha uwibonye wese, upfa kuba gusa wabyemeye. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake, ariko ikibazo abantu bose bari mu murima w'Imana ni bene data. Hano Pawulo yandikiye bene data, aravuga ngo nuko bene data bakundwa, kuba mwene data ni ikintu cy'ingenzi. Umuntu akwiye kugenda abizi neza, umutima wawe ubikwemeza neza kuri umwana w'Imana. Iyo urwo rufatiro ariko rukubakiyeho ibindi byose uzakorera Imana, biba ari byiza cyane. Ariko iyo ukorera Imana, Pawulo hari aho yageze igihe aravuga ngo ubwo dukorana nayo. Ubwo byari bishatse kuvuga ko yageze ku rwego ahinduka umufatanyabikorwa n'Imana. Yari yarahindutse kuba umuntu ukorana n'Imana, atari ugukoreshwa nayo. Imana ishobora kugukoresha ariko mudakorana nayo. Ikagukoresha abantu bakarya, ikagukoresha ukita ku mfubyi, ikagukoresha ukabwiriza 20 baje gushaka imigati, yirirwa yigisha, baje gushaka ibitangaza, byari byiza. Ariko akagira n'abandi 70 ashobora gutuma bakajya kwigisha. Muri 70 yari afitemo 12 basize byose baramukurikira. Muri 12 yagiramwo 3 bitwa ababowanerige, abana b'inkuba, abantu yitabaza byakomeye. Muri 3 yari afitemo umwe aba mu gituza cye. Sinzi itsinda wahitamo kubamo, niba waba mu bihumbi 20 bize gushaka imigati, niba waba 70 akoresha rimwe na rimwe, niba waba muri 12 basize byose bakamukurikira kuko bamusobanukiwe. Sinzi niba waba muri 3 b'inshuti ze magara, sinzi niba waba nka Yohana yabaga mu gituza cye. Rero ijambo rya mbere ryatubwiye ngo ugomba kuhinduka kuba mwene data. Icya kabiri, ugomba kuba umukundwa, ukagera ku rwego uba wihariye ku Mana, uba inshuti yayo magara, ukaba umuntu wo hafi, bivuye mu busabane, bivuye mu gusenga, bivuye mu gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa, bivuye mu kwezwa, bivuye mu kuba hafi y'Imana. Ibyo bizatuma uba umuntu w'inshuti, uba umukundwa, uba umuntu wo hafi. Mu Gifaransa bavuga amagambo 2-3 ajya gusa, bavuga urukundo, bakavuga ubushuti no kuba inshuti magara. Wari uzi ko ushobora gukundana n'umugore wawe ariko mutari inshuti? Uzi ko mushobora kuba inshuti mutari inshuti magara? Uzi ko ushobora gukundana n'ababyeyi bawe, baragukunda birumvikana, ariko mutari inshuti n'ababyeyi bawe? Uzi ko mushobora kuba inshuti mutari inshuti magara? Ushobora kuba mu itorero uri pasiteri, abakunda abantu bose, abakristo be bose arabakunda, ariko ushobora kuba utari inshuti na pasiteri. Mushobora kuba muri inshuti ariko mutari inshuti magara, atari wewe umuntu wa mbere yabwira ibibazo bimugoye mu mutima. Hano no ku Mana niko bimeze.
ijambo rya mbere ryatubwiye ngo nuko bene data ugomba guhinduka mwene data. Ijambo rya kabiri ugomba kuba umukundu, ugomba kuba wihariye ku Mana. Nagira mbabwire ko uburyo Imana yaturemye buri wese afite umwihariko. Hari ibintu bimwe na bimwe ku mubiri umuntu adahuza n'undi ku isi, nubwo ari impanga basa. Hano mu mboni y'ijisho, hano ku bikumwe, hariho n'ahandi hamwe ntakwirirwa mvuga. Ibyo bintu nubwo waba uri impanga n'undi, nta muntu n'umwe ubihuza n'umwe ku isi. Ibi bishatse kutubwira ko buri wese arihariye ku Mana. Imana igomba kugufata nk'ikinege kuri yo. Hanyuma birababaje rero iyo umuntu aba mu muhamagaro wa rusange akumva, ngiye gukoresha imvugo itari nziza, mwihangane, babyita kugendera mu kigare. Donc ukagendera mu kigare cy'abantu benshi, ukajya wumva uri muri korari y'abantu benshi, ukumva mu rusengero rw'abantu ibihumbi, ukagira ngo wagezeyo. Oya, ugomba gutera intambwe ukaba umwihariko ku Mana, ukajya wumva ufitanye ubusabane, ukajya wumva ufite ubumwe n'ubumana, bitari ukuba mu kigare. Kuko kuba mu kivunge n'ibintu bitari byiza. Ibintu bitari byiza, wazarinda upfa utamenya icyo waremewe, wazarinda upfa utazi umuhamagaro wawe, wazarinda upfa bakagushingura utazi ko mu isi Imana yakohereje muri misiyo kandi ugomba kuzuza. Hari iyo umuntu abaho atari umukundwa, atari hafi ya Yesu neza, agira ngo Imana yamuremeye kurongorwa, kubyara, bigarukiraho. Ntamenye ko ari umwihariko, ntamenye ko Imana yamuremeye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi akwiye kuzava mu isi yararangije ibyo Imana amuhamagariye gukora. Ijambo rya gatatu ryatubwiye ngo ni ugukomera. Gukomera, sinzi niba ndi bubivuge mu ijambo rimwe, ariko reka ngerageze kubivuga mu magambo nk'abiri. Hari ugukomera, gukomera ko gutozwa. Iyo wavutse ukaba mwene data, ntabwo bigarukiraho. Imana igomba kubanza kugutoza. Hari ibintu Imana itunyuzamwo atari uko itwanga, ishaka kugira ngo idutoze kuba kuzayikorera. Mu murimo w'Imana ntabwo ishobora kugukoresha itaragukoze ngo ibanze igutunganye. Iryo ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Hari igihe umuntu ageragezwa akagira ngo Imana iramwanga, itamwanga pe, ahubwo ishaka kumukomeza mu buryo bwo kumutoza. Ibisirikare, abasirikare bo ku isi, iyo bari mu mahoro, nicyo gihe cyo gutoza ingabo, nicyo gihe bakora amakosi aremereye, nicyo gihe bagura intwaro, nicyo gihe binjiza abajene badashaje, nicyo gihe batoza abantu babo kugira ngo bitegure intambara bari mu mahoro. Bitandukanye n'abakristo. Abakristo iyo ari mu mahoro ahita adamarara. Ariko nagira ngo nkwibutse ko ukwiye kwiha gutozwa. Paulo yaravuze ngo nigishijwe guhaga, nzi no gusonza, nzi kuba muri byinshi, nkamenya no kuba muri bike. Muri byose nshobozwa na Kristo ampa imbaraga. Iyo utamenyereye gutozwa ukagwa, reka ntange urugero. Ufite umugabo, umeze neza, murasohokana, muraryoshe mu rugo, ni byiza. Ariko utunguwe n'ubupfakazi, uzi gupfakara utaratojwe kuko abapfakazi babaho. Aha niho Paulo yageze igihe aravuga ngo ufite umugabo amere nk'utamufite, ufite umugore amere nk'utamufite. Ugomba gukomera n'igihe waba wapfakaye, kubera warakomejwe, Yesu yaragutoje. Uyu munsi bizinesi iragenda, ariko ejo bundi twaguye mu gihombo. Isi yose yaguye mu gihombo, indege zirahagarara, amato arahagarara, ibintu byose birahagarara. Isi igwa mu gihombo kitari giteganyijwe. Utekereza ko umuntu utaratojwe ngo amenye uko bitwara iyo bakenye amerewe gute? Tekereza uramutse uyu munsi wari muzima, umubiri ukagutungura ukagwara. Uramutse utaratojwe uko bitwara, uhita utakaza ubuntu bw'Imana, uhita utuka Imana, uhita uvuga ko Imana ikwanga. Nakunze umugabo yitwa Yobu, yari umuntu w'umugabo pe, yari umuntu w'umugabo. Umunsi umwe yari afite abana 10, ari umukire. Bibiliya irahamya ko yari umukire. Hanyuma atungurwa n'ibyago, yicaye ku ntebe ari umukire, ameze neza, agiye kumva yumva inkuru mbi zikurikiranye. Umwaza aramubwira ngo abana bawe bose 10 barapfuye. Uwatararangiza undi aramubwira ngo abanyazi baraje banyaga ingamiya zawe n'inka byose, n'abungere babicisha inkota. Uwatararangiza undi aramubwira ngo haje umuyaga iragutoza. Ibi ni ihame isi mu rusengero,
azi bene abo bantu turabemera ko bafite imbaraga, ariko uzamumenya yageragejwe nibwo uzamenya niba yari akomeye. Uzamumenya yatunguwe n'ikibazo nibwo uzamenya niba yari afite imbaraga z'ubumana muri we. Iyo twageragejwe nibyo bitwereka uko duhagaze, nibyo bitwereka niba dukomeye. Bibiliya yatubwiye ngo nuko bene data mukomere, bene data bakundwa mukomere. Dukwiye gukomera, umuntu wese akwiye kujya yireba ngo iyo nageragejwe nitwara nte. Uko witwara wageragejwe nizo mbaraga ufite, ibindi uratubesha. Niba udashobora kwihanganira amagambo gusa, niba bakuvuga ukagwa, niba ukena ukabivamo, niba udashobora kwihangana fiyanse yagusuye, niba udashobora gukomera wabonye udufaranga, niba udashobora gukomera imbaraga z'umutima ufite nuko zingana, ibindi uratubesha. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana ikadutoza neza. Bwira n'ukuntu wirirwa aramubwira ati reka maze ngusobanure udatwara nabi mu mutwe igisirikare cya Amerika. Ntabwo nabakubye kubera mbanga, nuko abanyamerika tugira abanzi ku isi hose. Nitujya kurwana Afghanistan cyangwa ahandi, kugira ngo nzagutahana uri intumbi, nahitamwo kugutoza ukababara, ariko nkazagutahana uri umusirikare uzi kwigwanaho. Hari ubwo Imana iducisha ahantu tutumva, ahantu tutazi impamvu yaho, ariko ishaka kudukomeza, kutwubakamo imbaraga kugira ngo tutazagwa ku rugamba. Muzura urugamba abantu baruguyeho, yewe baruguyeho. Twagiye tubona abantu bavuga mu ndimi ejo bakagwa, ukabona yari umushumba mwiza ejo yabivuyemo, ukabona yakoreraga Imana ariko akagwa kuri uru rugamba. Mu myaka mike maze muri iyi nzira nagiye mbona abantu bayiguyemo kubera badafite imbaraga zo gukomera z'ubumana. Uzareba intambara zihora mu matorero uhita ubona mu by'ukuri aba bantu badakomeye, kuko niba tugushwa n'ibifatika, imyanya, amafaranga, icubahiro n'ibindi, utekereze haramutse haje akarengane, igihe bigusaba gutanga ikiguzi cy'ubuzima, ubwo ni bande bazakomera, ni bande bazasigara mu gihe tugushwa n'ibyoroheje? Iki ni gikwiye kutwereka ko dukwiye gukomera. Nuko bene data bakundwa mukomere. Uko ni ugukomera kwa mbere ko gutozwa, ukundi gukomera ni ugukomera ko kwihangana mu gihe watunguwe n'ibigeragezo. Muri Matayo ibice 5 kugira ngo umurongo wa 11 na 12 havuga ijambo ritangaje. Haravuga ngo nibababeshera bakabarenganya n'ibindi, aravuga ngo muzishime ngo kuko ariko barenganyije abera ba mbere, ngo kandi ingororano zanyu zizaba ari nyinshi mu bwami. Dufite abantu bangahe akomeye ku kigero ashobora kwishima yarenganye? Mbese bawarengana ugahita utegura iminsi mikuru. N'umuntu yagendanye n'Imana, aba inshuti yayo, imuhishurira imigambi yayo ku kigero iyo yageragejwe ahita yumva akomeye, akavuga ati buriya hari umugisha uri inyuma ubwo ngeragejwe hari iciza Imana ibibitsemo. Gukena ni ikigeragezo, gukira ni ikindi. Gusonza ni ikigeragezo, guhaga nabyo ni ikindi. Kubaho udafite akazi ni ikigeragezo, ariko n'akazi kenshi nako karavuna. Ntabwo twavuga ngo afite akazi kenshi bagezeyo. Nta gihe na kimwe ku isi uzabaho utanyeganyega. Ibitunyeganyeza bije bigasanga twubatse ubuzima bwacu ku rutare Kristo, ntabwo twapfa kugushwa n'ibibonetse byose. Hari umuntu uvuga ati ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kuzageza gupfa. Akize ni umukristo, akenye ni umukristo, bamukunda ni umukristo, bamwanga ni umukristo, ari muzima ari hanze ni byiza ni umukristo, anafunze ni umukristo. Igihe cyose azahora ari we mu bintu byose kandi kuzageza gupfa. Ni determination, ni icyemezo yafashe, ni intego yihaye, yemeranywa n'umutima ko azaba umukristo mu bintu byose kuzageza gupfa. Dukwiye kureba impamvu tunyeganyega buri gihe, si urufatiro twubakiyeho. Hari igihe umuntu yubakira ku mucanga, akubakira ku musenyi, akajya yumva ntaco bitwaye, kandi biba bigitwaye kuko imivu izaza, imiyaga. Muzarebe nta polisi irahamagara umuyaga ngo ujye kwisobanura ngo wasenye. Abe na za Katrina n'indi miyaga iremereye iba muri Amerika n'ahandi, iyiza ikangiza ibintu by'amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Nta polisi irahamagara umuyaga ngo ujye kwisobanura. Umuyaga ubereyeho kugerageza ibikomeye n'ibidakomeye. Hano Bibiliya yatubwiye ngo mukomere mutanyeganyega. Ntabwo nzi bimaze iminsi bikunyeganyeza, ariko ntabwo twakwita cyane kuvuga ibitunyeganyeza, ahubwo dukwiye kureba uburyo dukomeye. Dukwiye gushira imbaraga mu kuruta kureba ibitunyeganyeza. Ntabwo bizavaho.
niba baranabiguhanuriye ngo ibigeragezo birarangiye, barakubeshe. Bihindura envelope bizamo, bishobora kuza bifunyitse muri envelope y'icyatsi, ejo bikazaza mu y'umutuku, ejo bikazaza mu y'umuhondo, bihora bihindura gusa uko biza. Ibigeragezo bizahora bihari, ahubwo gukomera kwacu niko gutandukana. Dushobora gukomera kuko dusabana n'Imana, tubana n'Imana, kuko twabaye abakundwa, tukaba inshuti zayo magara. Ibyo bikadutera gukomera no mu gihe twagerageje. Ariko kwibwira ko Yesu ntiyigeze aduha assurance ko ibigeragezo bizavaho. Oya, ntabwo yigeze atubwira ko azadukuriraho ibitunyeganyeza. Yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba, ariko muhumure nanesheje isi. Icyo adufasha ni ugukomera, ni uguhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi mu minsi mibi yo kugeragezwa. Niko Pawulo yavuze mu Befeso 6 ku murongo w'10 kugeza kuri 18, haravuze ngo mukomere mutanyeganyega, muhagarare ku munsi mubi wo kugeragezwa, mwambaye intwaro zose Imana itanga, kuko abo dukirana saba inyama n'amaraso, ni imyuka mibi n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Dukwiye kuba dukomeye kugira ngo duhagarare tudatsinzwe igihe twageragejwe. Dukwiye kuba turi abantu bakomeye. Ibinyeganyeza birahari, nawe mu buzima bwawe urabizi ko bihari. Nubwo wabyisigiraho amavuta, nubwo wabyambaraho kositime, nubwo wabigendana mu modoka nziza, turabizi ko bihari. Nta rugero na rumwe uzageraho ngo ubeho udafite ibikunyeganyeza. Biruzuye ahantu hose, ahubwo ukwiye kureba ngo nkomeye bingana iki, mfite imbaraga z'umutima zingana zite. Hari igihe umuntu yishuka akavuga ngo uwampa nk'amafaranga menshi yenda byaba bikemutse. Yewe azazana n'ibikunyeganyeza. Hari igihe umuntu yibaza ngo nimutse hano nkajya kundi mugabane, ubwo naba nkizi bingerageza. Yewe uzabisangayo kandi byinshi. Nta hantu na hamwe utazabona ibikugerageza, bihindura gusa uburyo biza. Irindi jambo rikurikiyeho rya 5, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami. Kurushaho gukora imirimo y'umwami malgré ibitunyeganyeza. Nubwo duca muri ibyo bintu byose, dukwiye kurushaho gukora imirimo y'umwami. Hari igihe ureba umuntu ukabona amaze imyaka 10 mu rusengero, ukazareba ikintu yungutse ukakibura, wareba ukabona nta murimo. Ukibaza uyu muntu aramutse avuye nko mu isi, ubundi twumushingura twavuga gute? Twavuga ko yasengaga, twavuga ko yihangana, twavuga ko yakora isuku mu rusengero, twavuga ko yasura imfubyi, twavuga ko yajyaga ku bitaro, twavuga ko yakoraga. Mu by'ukuri dukwiye kurushaho gukora imirimo y'umwami. Umva impamvu dukwiye kurushaho gukora imirimo y'umwami. Mu isi dufite igihe tutazarenza. Kera nakundaga kurama, numvaga gupfa ushaje ari byo byiza. N'ubundi ni byiza, ntaco bitwaye. Ariko naje kumenya ko ikibazo si ugupfa ufite imyaka myinshi cyangwa mike, kuko ibyo Imana yarabiduhishe. Twese tubaho tutazeje ikizakurikiraho. Ahubwo iciza no gupfa uri empty. Ibintu byose Imana yaguhaye gukora wararangije kubikora. Yesu yapfuye kuri 33, apfa avuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naze. Ni ukuvuga ngo misiyo ye ku myaka 33 yari irangiye. Paulo yageze aho aravuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Hari abandi bantu bapfuye bashaje nka Yohana, yego, ariko hari abandi batategereje iyo myaka. Ikibazo si imyaka myinshi cyangwa mike, iyo myaka iri mwiki. Imyaka umaze mu rusengero, urushaho gukora imirimo y'umwami. Urushaho. Hari abantu bibishuka ngo bakorera pasiteri, no ku byo gutanga cya 10 n'amaturo n'indi mirimo yose ikorerwa mu nzu y'Imana. Ngiye mbona mu rusengero ni ahantu Imana yaduhaye amahirwe, ariko hari igihe twamaze amezi mu nzu, na n'ubu hari aho bitararangira. Ntabwo tuzi ikizakurikiraho nyuma yaho. Urabona ko isi igenda itungurwa ku kigero tutamenye igikurikiraho. None ubu biramutse byifungiye aho bigeze, ni iyihe mirimo waba warakoze? Ni iyihe mirimo? Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu bapfira mu mwami. Imirimo izagenda ibaherekeje. Imirimo yacu ikwiye kuba ari imirimo myiza, izasigara ivuga ariko ikanagenda iduherekeje. Bibiliya tubwiye ngo murushaho gukora imirimo y'umwami. Ntuzarangize umunsi utarebye umurimo ukorera Imana. Kandi gukorera Imana ntibigoye. Ushobora kuba udafite amafaranga, ariko niba waguze pake muri telefone yawe, shaka umuntu wahamagara akishima. Apana babandi b'inshuti zawe muvugana. Ushaka umuntu uciye bugufi wahamagara akaruhuka umutima. Uzaba ukoreye Imana.
shaka ahantu upfukama iminota 5 usengera abagwayi. Niba wabonye 500 ugura iseri ry'umuneke ugiye ku bitaro. Ni ibintu byoroshe gutyo. Ntabwo Imana ishobora kugusaba ibyo itaguhaye, ariko nanone ntukwiye kubaho udakorera Imana. Ntabwo Imana idusaba ibintu biremereye, ahubwo idusaba kuba twarasobanukiwe umurimo w'Imana ni iki. Ntabwo mfite umwanya wo gusobanura ngo umurimo w'Imana ni iki, ariko umurimo w'Imana utangirira imbere muri wowe. Yesu yaravuze ngo umurimo w'Imana ni iki, aravuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Umurimo w'Imana utangirira muri wowe ugakomereza iyo uvuye muri wowe uhita ujya hafi aho mu wo mubana mu nzu, hanyuma ugakomereza hanze mu rusengero n'ahandi wirirwa mu buzima bwa buri munsi. Ukwiye kumenya ko ahantu hose ushobora kuhakorera Imana. Mu bucuruzi wakorera Imana, mu gisirikare aho ukora wakorera Imana, mu gipolisi wakorera Imana, mu butegetsi bwite bwa leta wakorera Imana. Ahantu hose wahakorera Imana. Ukwiye kumenya ngo ndinde, natunganyijwe nte, natunganyirijwe gukora imirimo myiza yose. Ahantu hose wahakorera Imana bigashoboka. Bibiliya tubwiye ngo murushaho gukora imirimo y'Umwami. Hari igihe twikorera ku giti cyacu tuzi ngo dukorera Imana. No mu rusengero umuntu akaba yikorera ku giti cye, ukabona arashaka nko kubaka izina aho kugira ngo yubake ubwami bw'Imana. Ukabona si umurimo w'Imana akora, ahubwo aragira ngo amenyekane gusa. Bibiliya tubwiye ngo murushaho gukora imirimo y'Umwami. Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara, amatorero yaho yagize ikibazo gikomeye. Abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza kuko baje baremerewe n'ibyaha, ariko ntibibuka kumwakira nk'umwami. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwawe. Yesu akwiye kuba umwami w'imitekerereze yawe n'ubuzima bwo mu mutwe. Yesu akwiye kuba umwami w'ibyo wifuza. Yesu akwiye kuba umwami w'imibanire yawe n'abandi. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha amafaranga yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha umubiri wawe. Yesu akwiye kuba umwami wa buri kimwe cyose. Kumwakira nk'umukiza ni byiza, ariko ni byiza kutera intambwe akaba umwami w'ubuzima bwawe, akaba umwami w'amafaranga yawe. Ni gute ukizwa amafaranga yawe agasigara? Ni gute wakijijwe imyenda yawe ntize? Ni gute wakijijwe ubwenge wize ntibukorere Imana? Ni gute wakijijwe Yesu ntiyakubera umwami w'ubuzima bwawe? Murushaho gukora imirimo y'Umwami. Hanyuma ijambo rya 6, Bibiliya tubwiye ngo kuko muzi yuko. Iyo bavuze ngo muzi yuko, hano nagira ngo tubivuge muri aya magambo. Ntabwo hano bavuga ngo muzi, ntabwo ari ukumenya mu mutwe, ni ukumenya ko guhishurira. Kuko muzi yuko hari ibi bintu ntabwo tubizi kuko isi yabitwigishije. Oya, dukwiye kubimenya kuko twabihishuriwe. Pawulo yahishuriwe Kristo ku giti cye, aravuga ngo icyo nahawe n'Umwami kumenya nicyo nababwiye nanjye. Mu ijoro yaguzwemo yenze umutsima arawushimira. Ibi ni Imana yamuhishuriye ari mu butayu amaze imyaka 3 asenga. Imana imuhishurira urupfu rw'Umwami uko rwagenze. Hanyuma yandika, murabizi ko mu gihe cya Yesu ntabwo yari yatoteza abantu, yicaga intumwa nyuma yaho, kugeza igihe Imana yamutunguye agiye gutoteza abantu b'Imana. Byumvikane ko nta makuru yari afite ku mubano. Igihe Yesu yatanga igaburo ryera ntiyari ahari, ariko Yesu yagarutse mu buzima bwe aramuhishurira. Bishatse kuvuga ko iyo ukora ibintu ari hishurirwa ryawe, ari yerekwa ryawe, biroroha. Hano Bibiliya tubwiye ngo kuko tuzi yuko. Hari igihe umuntu amenya ibintu mu mutwe gusa nka teori, ariko hari n'igihe bihinduka ubuzima. Noneho ni ukumenya gutuma ubuzima bwawe buhinduka kuko tuzi yuko. Nagira ngo nkubaze, imyaka umaze mu gakiza wamenye iki? Wamenye uri we? Wamenye ko Imana yakuremeye gukora imirimo myiza? Wamenye icyo ukwiye gukora mu bwami bw'Imana? Wamenye impano yawe? Ni iki wumva wahishuriwe? Kuko tuzi yuko. Dukwiye kuba tubizi yuko. Reka mbabwize ukuri, abantu benshi mu isi bize teoloji, bazi Bibiliya mu buryo bw'ubwenge bwo kubimenya, ariko ijambo wahishuriwe ni ijambo ryawe riba rikugize, ni rema y'ubuzima bwawe. Nta nubwo ukwiye gusoma Bibiliya mu buryo bwo kubimenya mu mutwe, ahubwo ukwiye kuba ubizi, ukavuga ngo uyu murongo narawumenye gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Narabimenye ko iyo ubabariye ugira amahoro. Narabimenye ko gusenga bizana imbaraga z'umutima. Narabimenye, ukaba wumva warabimenye,
wagerageje guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima ubaho bwa buri munsi. Ibyo bintu wamenye bizahinduka ubuzima kandi uzabiraga abazagukomokaho, kuko abana bawe hakubabwira amagambo 1000 wabaha urugero rumwe, urwo rugero ruzahindura ubuzima bwabo. Rimwe na rimwe hari ukuntu tubivuga mu bwenge cyangwa se kuko twabyize ariko bidasa n'ubuzima bwacu. Aha niho Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Hano biratubwiye ngo kuko tuzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Iri ni ijambo rya karindwi turi busorezeho, ariko nagira ngo nkubaze, urumva waramenye iki? Ni iki wamenye kuva ugeze mu nzira y'agakiza? Wamenye gukorera mu mpano yawe? Wamenye icyo Imana yakuremeye? Urumva warabimenye? Umaze guhishurirwa imirongo ingahe ya Bibiliya? Kuko tuzi yuko iyo umuntu yamenye ikintu akakimenya mu buryo bwo kubwihishurirwa, nubwo wamukuraho ijosi ntabwo yahinduka. Ababizi neza, aba yarabimenye, yarabihishuriwe, ari bwo buzima baho. Kubihishurirwa bizana ubuzima. Guhishurirwa Kristo, guhishurirwa umurimo w'Imana, guhishurirwa icyo Imana yakuremeye, bituma bihinduka ubuzima ubaho bwa buri munsi. Kuko tuzi yuko dukwiye guhishurirwa mu by'ukuri. Hari akagero nkunda gutanga, reka nze ngasubiremo. Ingagi iramutse ihishuriwe ikamenya ko yinjiza amadevize menshi, yahita ihindura ubuzima, yava mu birunga ikajya kuba nko muri hoteli kandi leta yakwishura kuko irinjiza. Ariko kuko itagira ihishurirwa, ijya ibyatsi ikanyugwa, ikarara itiyoroshe mu mbehe kumva ni sawa kandi yinjiza amadevize. Gusura ingagi birahenda. Hari abantu bari mu nzu y'Imana batagira ihishurirwa, akaba mu rusengero ntahishurirwa, ntayerekwa, ataramenye. Nigeze kumva agakuru k'abana babiri bakuriye ahantu hamwe ariko bava mu bihugu bitandukanye. Noneho umwe arakira cyane, undi arakena. Noneho baje gutandukana, baza kongera guhura, umwe yarakenye cyane, undi yarakize cyane. Aramaze ati uko ubuzima bwanze habaye. Kamuga ati byaranze ntaco nakoze, byaranze. Kamuga ati twarabanye, reka ngusinyira agasheke kazaba urufatiro rw'ubuzima bwawe. Amusigira amafaranga menshi. Wa muntu ajya kuri banki, asanga harinze abapolisi. Arebye ukuntu abapolisi barinze bareba, aravuga ati ndamutse ninjiye banyica. Sinzi uwabimubwiye, ntabwo yari kwinjira ngo bamubuze, ariko yagize ubwo barataha. Afata ka gasheke agashira munsi y'ikarito cyangwa akamatera yajyamagaho, karinda gasaza. Baje kongera guhura, wa muntu agikenye kwako, namaza ko naguha amafaranga menshi, yakumariye iki? Avuga tumva uzi ibyambayeho, nagiye kuri banki ndebye abapolisi uko bareba, nta narotiriye kuko natinye ko banyicira. Muri Kristo Yesu twasinyiwe byose, twahawe ubugingo buhoraho, twahawe ibyiza byose. Ibyiza byose bihishemo hano, ariko hari abantu babyuka biganyira, akajya yumva kuko ntiyahishuriwe ijambo ry'Imana, nta rema afite mu buzima bwe, akajya yumva nta mahoro afite, nta byiringiro, ari kure y'iby'Imana yiringiza abayikunda kuko atahishuriwe Kristo. Rimwe nari muri Tanzania, numva akandi gakuru k'umupasiteri bamutumiye kujya kubwiriza mu ntara ya kure. Tanzania ni igihugu kinini. Noneho bamukatishiriza tiketi yo muri gari ya moshi, ariko umwanya wa mbere. Noneho iyo uri muri uwo mwanya wa mbere uba wemerewe kujya, uba wemerewe kuryama mu minsi 3 yose muzamara mu rugendo. Noneho uwo mupasiteri nta makuru yari afite ibiri muri tiketi ye. Arangije aragenda yicara mu ntebe. Abandi barajya umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu yumva inzara iramwishe, bimeze nabi. Baravuga ati mba ngiye gusaba ibiryo, hanyuma nibashaka batume noza amasahani cyangwa bankoze icyo bashaka, ariko ndapfuye. Noneho agenda kuri resitora, avuga ati mumpe ibiryo. Barabimuha, hanyuma arangije ahita amanika amaboko. Aravuga ati mva nta mafaranga mfite, inzara yari inyishe, murushaka icyo munkoze. Baravuga ati nta kibazo, duhe tiketi yawe. Barebye basanga yari yemerewe kujya no kuryama iminsi 3. Amaze iminsi 3 yicaye mu ntebe, amaze iminsi 3 ashonje, kandi muri tike ye byari birimo. Ni ukuri Yesu yadusinyiye byose ku musaraba, ntaco yasize. Hari amahoro, hari ibyishimo, hari umugisha, hari ukugirirwa neza, ariko kuko tutazi biri muri Kristo Yesu,
kuko tutazi imbaraga zimuhishemo. Abadayimoni baraducunaguza. Muzandebere ukuntu abarokore batinya abarozi. Iyo abonye ikibabi cikubise ku muryango ahita avuza induru, bandoze ndapfuye. Ipusi ivuga bisanzwe ariryo jwi ryayo, akarara ahangayitse ngo baramwishe. Ariko izo mbaraga ziri muri Kristo Yesu zitakwirukana ipusi. Igihunyira kivuga tukarara duhangayitse, ni izihe mbaraga? Uzi ibimenyetso bizagenana n'abizera, bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazagira ikintu cyica nacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakiye, bazavuga indimisho. Nk'uko utabuza ivumbi gukurikira imodoka muci, niko utabuza ibimenyetso bizagenana n'abizera gukurikira abizera. Erega mushobora kuba mwaraje musanga ibintu bimeze nabi, mwaje musanga nyene intege nke zaraje, nyene dusenga tugataha, ariko ngiye nigeze mbona imbaraga zikorera mu bizera. Nabonye aho umuntu aza mu kibanza c'urusengero afite abademoni bakamukubita hasi. Nabonye aho korari ririmba umuntu wese ari mu rusengero afite abademoni bagasakuza. None ubu byaroroshe kubera twinjije abantu benshi badafitiye ishuri batazi. Bibiliya tubwiye ngo kuko tuzi dukwiye kubimenya bikava mu mutwe bikamanuka mu mutima bigahinduka ubuzima, kuko tuzi yuko ijambo rya 7 umuhati wacu atari ubusa ku mwami. Haleluya! Umuhati wacu si ubusa ku mwami, ni ukuri, ntabwo tubundikiye amahuri. Imana izatugororera, Imana izaduhemba. Tukiri no mu isi tuzagirirwa neza n'Imana, ubuzima buzahinduka. Niba wariyangaje gukorera Imana, ukiyangaje mu guserva ubwami bw'Imana, Imana ntizagukurira mwaho. Bigeze babibaza Yesu, baramubwira ngo nkatwe twasize byose, Imana izaduhiki. Aravuga ngo Imana izabashumbusha inshuro 100, muzabona n'ubugingo buhoraho. N'ibintu bifatika. Nonse fata nka Petero yari umurobyi i Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza umwijima, abantu batiza. Hanyuma yapfuye ari umushumba mukuru i Yerusalemu, yabaga muri etaje, yarameze neza nta kibazo yari afite. Baratotejwe barapfa, ariko ubuzima bwari bwarahindutse. Kuva mu cyaro ugatura mu mujyi, ukayobora abantu ibihumbi. Muribuka ko umunsi umwe yabwirije agakizwa 3,000, kandi ngo buri munsi ngo Imana yabongera bakizwa. Bari bafite abakristo benshi kandi bari bameze neza. Byageze igihe basangira ibyabo, nta kibazo bafite, ubuzima bwarahindutse. Ubwo sizo sinshura 100. Uzi ko i Galilaya iwabo n'ubu akiri habi kugera uyu munsi. Tekereza noneho ubuzima yabagaho. Izo ni inshuro 100, kandi Imana yamuhaye n'ubugingo buhoraho. Si nibyo gusa, yaramubwiye ngo ihishuri kugize nzaryubaka hitorero. Petero ari mu bantu bayoboye umurimo w'Imana kuko babanye n'Imana neza. Umuhati wacu si ubusa ku mwami. Gusa kuri ubu ushobora kutabibona. Nigeze kumva umukozi w'Imana twari Warren yatubwiye agakuru ko umumisiyoneri yari umunyamerika, yaragiye muri kubwiriza ubutumwa bwiza, hanyuma ataha mu ndege imwe na perezida wa Amerika. Singira ngo yarasuye muri icyo gihugu, bataha mu ndege imwe. Ageze ku kibuga ngo perezida wa Amerika nyine asanga abaturage baje kumwakira n'amadarapo babyina, ari ibintu byiza. Wa mumisiyoneri we ngo abura umuntu umwakira. Abuze umuntu umwakira ngo arababara, Satani aramwegera aramubwira ngo ariko ngo urareba abandi ukuntu bakigwa, bavuye muri perezida w'igihugu n'abandi ukuntu bakigwa, none wowe umaze igihe ukorera Imana uvunika, nta n'umuntu yaje kukwakira. Ngo arababara, ariko ngo umwuka wera ahita araza amuba hafi ako kanya, aramubwira ngo rega uyu nguyu nuko yageze iwabo, nawe umunsi wageze iwanyu nta n'umusegonda ushize abamarayika bazaririmba. Nigeze kugira inzozi kera ntashobora kwibagirwa. Narose urugendo rwanjye mu isi rwo gukorera Imana, hanyuma ndota n'iherezo. Sinzibagirwa ndi mu nzira, ngiye kubona mbona ibirenge bivuye ku butaka. Nanyuze muri iyo nzira mbona ibirenge bivuye ku butaka, nzamuka mu kirere. Ngiye kumva numva ikirere cyose kiririmba, bimeze nk'uko inyanja ihorera, bivuga ngo mureka atambuka aranesheje. Ibyo bintu bijya binkomeza iyo nibutse ayo majwi yaririmbye ngo mureka atambuka aranesheje, mpita numva narushaho gukorera Imana, kuko hari umunsi inaha tuzahava. Umuhati wacu si ubusa ku mwami. Mfite ibihamya byo kugendana n'Imana. Imana narayibonye mu buzima bwa buri munsi, narayibonye mu buryo bwo kwikorera no kugendana nayo, nta cyiza nigeze muburana. Ntekereza ko nawe waba umuhamya w'iby'Imana yakoze. Usibye ko umuntu wese yibagirwa vuba, iyo umuntu amaze iminsi birashonje yakwemeza ko kuva avuka atarajya. Umuntu yibagirwa vuba, ariko usibye kwibagirwa neza y'Imana, Imana ifite ibyo yakoze. Hera aho wavutse,
ubu wakuzaniye udufoto two mu myaka 20 ishize akaguha n'ifoto yawe y'uyu munsi, wahita ubona Imana yarakoze. Ni ukuri yarakoze nuko tutanyugwa, yarakoze nuko twibagirwa vuba, ariko Imana yarakoze. Bene data, mukomere mutanyeganyega, murushaho gukora imirimo y'umwami, kuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Nakugarantisa ko Imana itazagukurira mwaho, nakugarantisa ko Imana izaguha umugisha nubaha Imana ishaka, nta cyiza na kimwe izakwima. Nagira ngo dusenge. Data, mu izina rya Yesu, birashoboka ko twaciwe intege n'ibigeragezo twaciyemo, birashoboka ko twatakaje imbaraga bitewe n'isi y'uyu munsi, ariko ijambo ryaratubwiye ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Ndagushimiye ko waduhamagaye umuhamagaro mwiza wo kugukunda no kugukorera, kandi ndagushimiye ko hari ibyiza byinshi wiringiza abagukunda. Reka ubuntu bwawe bubane natwe, uduhe ibihe byiza, uduhe gukomerera muri wowe, kandi ibyo uduhe kubirutisha iby'isi byose n'umunezero w'isi, kuko twahishuriye ubugingo buhoraho. Aha niho Pawulo yavuga ngo nibaga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndakubitana ibipfusi simpusha, ndamarana kugira ngo ngere ku mpera y'umuhamagaro wanjye, mbone gusingira ibyo niringizwa n'impamagara. Reka ubuntu bw'Imana bubane na buri wese wacitse intege, ndamusengeye kugira ngo umwongere imbaraga, waguye umugarure mu rukundo rwawe. Abadukurikiye batarakumenya nk'umwami n'umukiza, ubaho ubwo buntu, ubahe kumenya umuhamagaro wabo, kandi ubashoboze kugukorera igihe cyose bakiri mu isi. Mwami, ndasenze kugira ngo ukomeze kudufasha, ubuntu bwawe bukomeze kugwira, ufashe itorero ryawe mu isi, amatorero ubahe guhishurirwa umuhamagaro wabo no kwamamaza ubwami bwawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze.